Hello friends and family, mumeze mute aho muri muce zitandukanye. Uyu munsi rero ngiye kubatekera amakaroni. Ari speciale aryoha cyane. Niba uri umukunzi w'amakaroni uzayagerageze uzayakunda. Kandi iyo waba uri umuntu udakunda amakaroni, iyi nteko ngiye kubereka uzayiteke uzayakunda cyane cyane. Uko mubibona rero nabijije amazi amajije kubiranshyiramo amakaroni. Ubu bwoko nibwo nkoresheje, akangaka nakunyu ngiye gushyiramo. Ikindi ntabwo ndi buyabize umwanya munini cyane ngo asaye, ndi buyateke ashye ariko nabwo adasaye cyane. Ahangaha rero ho arenda gushya, arabura akanya gatoya. Amakaroni rero ngaya yahiye, nayakuye mu mazi. Reka mbereke icyo tugiye gukurikizaho. Ahangaha mfite agasururi gatoya karinganiye. Ahangaha rero iyi ni ifarini. Muri aka gasururi ngiye gushyiramo ikiyiko kimwe n'igice. Iyi ngiyi ni coriander, ngiye gushyiramo agace k'akayiko. Iyi nayo ni black pepper, nayo ndashyiramo agace k'akayiko. Iyi ngiyi ni chili powder, nayo ngiye gushyiramo akayiko kamwe. Uturungo rero tw'amafu nkoresheje n'utungutu, ntabwo ndi bushyiremo twinshi, utu turahagije. Noneho ngiye gushyiramo n'igi rimwe. Shyiremo n'umunyu mukeya. None icyo ngiye gukurikizaho ni ukubivanga bikivanga neza. Reka mbivange nkoresheje umutozo, nibwo buri bunyorohere. Aya ngaya rero ari mu kirahuri ni amazi y'akazuyazi ashyushye. Niyo nshyizemo, noneho ngende nkomeza mvanga nkoresheje uyu mutozo ku buryo binoga neza. Noneho ugenda wongeramo amazi ugakomeza ukavanga. Ntabwo ukora igipano nyine gifashe cyane, ukora ikirekuye kimeze nyine nk'igikoma. Urabona nk'uku nguku kimeze. Uku nibyo byiza, kidafashe cyane, kitari n'amazi cyane. Ubwo rero ibi ngibi mbirangije, reka mbereke ikindi tugiye gukurikizaho. Noneho rero ngiye kuri ya makaroni. Ahangaha mfite imishito, ngiye gukoresha imishito 8. Ni imishito isanzwe, iriya n'ubundi umuntu akoresha brusheti z'inyama. Ugenda rero ufata agakaroni kamwe kamwe ugashyira ku mushito, nk'uko nyine n'ubusanzwe umuntu ashyiraho inyama za brusheti. Gusa amakaroni yo ni yonyine, nta kindi kintu navanzeho, niyo ndagenda nyashita nyegeranyije. Iyi nteko rero y'aya makaroni araryoha cyane, ntabwo ushobora kubyumva. Niyo uyariye wumva mu nda nyine uhaze, ariko mu kanwa bitewe n'icyanga nyine aba afite. Ukumva mu kanwa nyine umva uracyumva nyine ugishaka ayandi kandi wahaze, kuko aba afite icyanga. Ntabwo uba wumva nyine yuko ari nk'amakaroni gusa uri kwirira.
hari video yo guteka yindi twashyizeho maze umuntu ajya muri comment aravuga ngo niba utazi kuvuga rya neza ngo ujye ngo uyihorera. none ndamubwira nti se ko ariko nisanze mvuga nabigenzane. Rero rwose umuntu mvuga icyo gihekane bikabangamira mujye munyihanganira, niko Imana yandemye, niko nyine nanjye nisanze mvuga pe. Ntako ntagerageje umbe nayivuga neza, ariko byaranze nanjye ubwanjye nariyakiriye nyine nuko mvuga. Imishito rero irashize kandi hari hasigaye utudukaroni duke, reka nzane undi mushito umwe natwo tudapfuza. Kandi nyine mu bintu byo guteka igihekane rya ntabwo nyine gishobora kuburamo. Rero abo myivuga ntimukagire wenda nuko mba nyivugisha, ahubwo nyine niko nisanze, niko mvuga, niko Imana yandemye. Amakaroni yose rero ndangije kuyashita. Izi brushette ko zisa neza, izi brushette z'amakaroni. Noneho rero icyo ngiye gukurikizaho, kubera uduti ari tureture, ngiye kugenda ntuvuna ntugire nyine tugufi, kubera amakaroni ntabwo nashakaga kuyashyiraho ngo agati kuzure, iyo ari tugufi nibyo biba bisa neza. Niyo mpamvu ndi kugenda ntuvuna nkasigaza agati nyine kuzuyeho amakaroni gusa. Uduti ndangije kutuvuna, none reka mbereke icyo ngiye gukurikizaho. Ahangaha mfite iki gisorori ngiye nsutsemo bya bindi navangavanze by'ifarini n'uturongo n'igi rimwe n'amazi y'akazuyazi. Noneho iyi ni ifarini ngiye kuyishyira nkeya iringaniye kuri iyi sahani, ifarini gusa nta kindi kintu ndi buvangemo. Noneho icyo ukora ufata nyine ka gati k'amakaroni ukagashyira muri ibi ngibi twavanze, ukagakozamo impande zose neza ku buryo gatoha impande zose. Noneho warangiza ukagakuramo ukagashyira mu ifarini. Murabona rero yuko iyi nteko iroroshye cyane, ikindi nta nubwo isaba ibintu byinshi, ntabwo isaba ibintu byinshi, ni ibintu byoroshye, nayo ubwayo kuyitegura iroroshye. Noneho rero n'ifarini ugenda ukozamo ka gati neza unyanyagizaho ifarini hose. Noneho ndi kugenda noneho ntushyira ku yindi sahani ku ruhande kugira ngo nshyireho n'utundi. Ngutu rero twose naturangije kudusiga, noneho reka mbereke icyo tugiye gukurikizaho. Nashyize ipanu ku muriro ngiye gushyiramo amavuta, ndakoresha amavuta asanzwe y'ibihwagari, ntabwo ndashyiraho menshi, ndashyiraho aringaniye. Amavuta rero yahiye, ngiye gushyiramo ya makaroni. Urabona ko nyine uduti nagiye nkata nkurikije ipanu ndi budutekemo. Ufite igipanu kinini ushaka wanuzuza hagati kose. Niba uri kureba iyi video rero hari indi nteko runaka wifuza yuko nazabatekera, umbwire muri comment, nzayibatekera, kuko niba hari ikintu ngewe niyiziho
nzi guteka pe, nzi guteka, ntabwo ari ibintu nyine byo kuvuga ngo kwikina, ntabwo ari ibintu byo kwikina no kwitaka, ariko mu bintu nyine nkora nkunze, mu bintu nzi ko nyine nzi kandi nzi neza no guteka. No guteka birimo, kuko buriya rero iyo ukunda ikintu nyine nacyo kiragukunda. Nkunda guteka, nabyo rero nzi ko binkunda. Kuko aha ngaha ducishaho amavideo menshi atandukanye yiganjemo guteka indyo nyinshi zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye. Niba uri umuntu rero ukunda igikoni, niba uri umuntu ukunda guteka, ukunda guhora uteka utuntu nyine uhinduranya, ndi hano ku bwawe. Noneho rero nyine amakaroni ugenda uyahindura nk'uko nyine utetse ifiriti ukayihindura, cyangwa se utetse amandazi ukayahindura. N'aya makaroni rero niko bimeze, ntabwo ureka ngo uruhande rumwe rushirire, ugenda uhindura ureba uko ibara riri kugenda rihinduka. Nk'aha ngaha rero amakaroni yatangiye guhindura ibara, urabona hatangiye kuzamo akantu k'umuhondo. Ikindi ntabwo biba byiza kuyareka nyine ngo yirabure cyane, amere nk'ashiriye. Aba aryoshye cyane n'ari mu rugero, nyine atashiririye, utadushirije. Noneho utu ngutu rero twahiye, ngiye kutwarura. Aya makaroni araryoha koko, uyatetse ukayatestinga ku nshuro ya mbere, umva wajya uhora uyateka buri munsi. Utu rero ni utwa kabiri nshyizemo. Amakaroni rero ngaya yahiye, urabona ukuntu asa, byibuze na mbere yuko uyarya arasa neza, ateye apeti. Urabona ukuntu kaba kari ku gati, wawu, asa neza, ateye apeti. Noneho uzayateke uyagerageze, nzi yuko uzayakunda, ibyo ndabikubwiye. Noneho iyo uyariye mu kanwa uba wumva aryoshye, afite icyanga. Reka mbumvire kamwe rero. Urabona ko duhiye no kudukura ku mushito ni ibintu byoroshye. Mwakoze rero kubana nanjye muri iyi video. Uwiteka akomeze kubagirira neza no kubarinda. Bye bye.